Ikaze, nitwa Kamanzi Axel, ndi umunyamakuru ubimazemo imyaka hafi 20 hano kuri YouTube binyuze muri channel y'Agahinga Harmony. Niyemeje kuba umufashamyumvire wawe kugira ngo ngufashe kugera ku buzima buzira umuze. Mu kiganiro twakoze gitangira mu mwaka wa 2026 twibukiranyije inkingi 5 z'ingenzi zidufasha kugira ubu buzima buzira umuze. Uyu munsi mu kiganiro tugiye kurebera hamwe imwe muri izo nkingi ariyo yo kwisobanukirwa. Twabonye yuko kwisobanukirwa ari umutaka umuntu yavuga yuko woroshe izindi nkingi zose, uko ibyo wakora byose mu zindi nkingi enye zibanza utisobanukiwe waba uri gukora ibinyuranye n'ubuzima bwawe, ntabwo byaba bikuganisha ku buzima buboneye, ku buzima buri harmonieux nkuko iyi YouTube channel yacu yitwa Harmony. Mu kwisobanukirwa rero hari kumenya amakuru menshi y'ingenzi atandukanye ashobora kugufasha kugira ngo ibintu birusheho kunoga. Ariko ikintu usanga kitugora cyane ni ugushyira mu bikorwa cyangwa se guhindura, kugira impinduka dukora dushingiye ku makuru twamenye. Uyu munsi mu kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gushyira mu bikorwa impinduka wiyemeje cyangwa se kubyaza umusaruro amakuru wamenye kandi bikakubera byiza bitakugoye kandi bisobanutse. Kugira ngo ibi tubashe kubigeraho neza cyangwa se tubashe kubyumva neza, reka twifashishe urugero. Hari amakuru menshi atandukanye tugenda twumva ajyanye n'ububi bw'inzoga. Reka rero dufate urugero, umuntu amaze kumva amakuru ku bubi bw'inzoga, uburyo ashobora gukoresha ayo makuru kugira ngo abashe guhindura ubuzima bwe. Ndabizi mu ntego zimwe na zimwe mwihaye muri ntangiriro z'uyu mwaka harimo abafashe umwanzuro wo kugabanya inzoga cyangwa se no kuzirika. Ariko ubu ngubu turi ku mpera z'ukwezi kwa mbere, abantu bamwe byatangiye kubagora. Reka turebere hamwe umuntu aramutse yiyemeje kureka inzoga cyangwa se kugabanya inzoga, uburyo yakoresha kugira ngo abashe kugera ku cyo yiyemeje. Inzoga ubundi abantu bazifata nk'isoko y'ibyishimo, gusangira n'inshuti, gusabana n'ibindi bitandukanye. Ariko ubushakashatsi bwagiye bukorwa n'abahanga mu buzima batandukanye bwagaragaje yuko inzoga atari nziza, ndetse zishobora no kuba mbi, zikaba zaba n'intandaro y'indwara zitandukanye, harimo n'izikomeye nka kanseri zigiye zinyuranye. Turabizi ko kanseri ziri mu bwoko butandukanye, hari izo umuntu ashobora kwirinda. Zimwe muri zo rero ziterwa n'inzoga gusumba ndetse nuko ziterwa n'itabi. Uko abahanga n'abashakashatsi bakomeje kugaragaza ububi bw'inzoga, niko n'abakunzi bayo baba bari kwishakira ingingo ziyirengera. Ariko nagira ngo twibukiranye yuko alcohol aho ziva zikagera zose zigira ingaruka ku buzima. Yaba bière, yaba vin, yaba whisky, yaba likeri, zose zigira ingaruka ku buzima. Iyo zigeze mu mubiri 20% umubiri uyisohora utayigogoye, ukayisohora utayihinduye cyane, ukabisohora mu nkari cyangwa se mu byuya. Ariko 80% yayo umubiri urayihindura. Umubiri uyihindura ikintu cyitwa acetaldehyde. Iyi acetaldehyde rero ni uburozi bukomeye cyane, kubera yuko usibye ibintu bibi byinshi ikora mu mubiri wawe, ariko inahindura forme y'utunyangingo twawe twa ADN. Ibi bikaba intandaro y'uburwayi bwa kanseri zitandukanye, harimo cyane cyane izifata urwungano ngogozi, guhera mu kanwa gukomeza mu muhogo, mu gifu, hose amakanseri atandukanye ashobora guterwa no kunywa izo nzoga. Tutagiye mu by'ubuzima ariko mwibuke yuko kunywa inzoga bishobora kuba intandaro yo kugira ubukene, kubera ko amafaranga yose ukoreye uyashora nyine mu nzoga, kuko nkuko tubizi inzoga zifite ubushobozi bwo kukubata bitewe n'inshuro ugenda ukomeza kuzinywa. Ikindi murabizi yuko zishobora kugukururira ibibazo, kubera yuko uramutse utwaye imodoka warengeje ikigero cyagenwe cyo kunywa inzoga, ushobora kwisanga mu maboko atari ayawe ndetse uganacibwa n'amande atari makeya. Ibi bishobora kugira ingaruka zitandukanye, ushobora kugira ingaruka mu kazi, ushobora kugira ingaruka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Muri make ibi by'inzoga ni byinshi ugereranyije n'ibyiza byayo. Ubwo rero umaze kumva aya makuru, tuvuge yuko wiyemeje guhinduka, kugabanya cyangwa se kureka inzoga. Dore uburyo bwiza rero bwagufasha kugira ngo ubashe kubigeraho, ari nayo mpamvu nyamukuru y'iki kiganiro. Tugiye kwifashisha uburyo bwa 5W, ni ukuvuga ni ibibazo 5 umuntu ashobora gukoresha kugira ngo abashe gukora neza plan cyangwa se umurongo ngenderwaho uri bumufashe kuva ku nzoga. Ahangaha turikiranya yuko abahanga bavuga yuko kugira ngo umuntu abashe guhindura ikintu kibi cyangwa se kureka ingeso
biba byiza iyo uyisimbuje ikindi kintu. Reka noneho ahangaha tuvuge yuko wiyemeje, umaze kumva ububi bw'inzoga, umvisha uburyo ushobora kuba intandaro y'indwara zitandukanye, harimo amakanseri atandukanye, by'umwihariko ku bagore ni imwe mu mpamvu nyamukuru zitera kanseri y'ibere. Umaze kubyumva ibyo byose, wiyemeje kuzireka. Noneho urazisimbuza iki? Ahangaha reka tuvuge ku bantu bajya mu kabari. Wamaze kugira umuco, iyo uvuye mu kazi ujya mu kabari ukajya guhuza n'abapampe mukaganira kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Kugira ngo rero uzireke cyangwa se uzigabanye nyuma yo kumva ububi bwazo, reka tuvuge yuko wiyemeje kuzisimbuza gukora siporo, kujya muri gym. Ya masaha uvuye mu kazi, aho kugira ngo ujye mu kabari, ahubwo ukajya muri gym. Kuko siporo ibyiza byayo twese turabizi, biri no muri za nkingi 5 zigize ubuzima buzira umuze, ntabwo ari byo tugiye kuvuga hano nonaha. Uburyo rero buzagufasha kugira ngo ubashe gusimbuza akabari gym, nibwo tugiye kugarukaho muri bwa buryo nari maze kukubwira bwa 5W, bya bibazo 5 biri buze kukuyobora. Ikibazo cya mbere cyangwa W ya mbere ni why, kubera iki. Birumvikana ugiye kwiha intego, ugomba kubanza ukaniyibutsa ngo kubera iki ngiye kwiha iyi ntego. Mu by'ukuri muri iki kiganiro ibyo twari turimo kuvuga bijyanye n'inzoga, niyemeje kureka inzoga cyangwa se kuzigabanya, kubera yuko nabonye ko ari mbi, zishobora kunteza ibyago bitandukanye by'ubuzima, ariko kandi zishobora no kubangamira iterambere ryanjye kubera amafaranga menshi nzishyiramo, ntirengagije ko zishobora no gushyira ubuzima bwanjye n'ubw'abandi mu kaga igihe wenda naba ntwaye ikinyabiziga kandi nanyweye. Iyo why yawe ukayishyira ku ruhande. W ya kabiri ni what, niki. Niki nshaka gusimbuza akabari? Niki nshaka gusimbuza inzoga kugira ngo mbashe kurushaho kugira ubuzima buzira umuze? Kuko nkuko abahanga babitubwira, iyo umuntu ashaka gusimbuza ingeso, biba byiza iyo uyisimbuje undi muco uzajya muri wa mwanya, kuko nkuko nanone abahanga babitubwira, iyo ahantu hari nta kintu gihari, ubuzima cyangwa se nature iri yaranje kagira ikindi kintu hashyira. Kugira ngo bikugendekere neza rero, ahangaha turahasimbuza. Ubwo tuvuge yuko wiyemeje kuhasimbuza gym cyangwa se siporo, aricyo uhisemo. Uribuka twabonye W ya mbere ni why, W ya kabiri ni what, W ya gatatu ni who, ninde nzajyana nawe muri uru rugendo. Kubera yuko iyo wiyemeje kugira impinduka ukora, ugomba kubuza impamvu y'iyo mpinduka, nibyo twahereyeho, ukamenya icyo uri busimbuze yanjye sombi ushaka guhindura. Ariko ikintu cy'ingenzi cyane nabo mugendana, ni abazagufasha kugira ngo bashe kugera kuri ya ntego yawe. Nubikora ukajya kubibwira abantu mudafite imyumvire imwe, bazaguseka baguca intege, nawe koko wumve ibyo urimo ntago ari byo. Ariko nk'umuntu wisobanukiwe, wamaze kumenya ububi bw'iyo ngeso ushaka kureka, hano twafashe urugero rw'inzoga, biragusaba ko ushaka wiyunga ku bantu bari bugufashe kugera kuri wa mwanzuro wafashe. Ahangaha ushobora kubikorana n'inshuti zawe, niba hari inshuti zawe nazo zamaze kumva neza iyo mpinduka ko ikenewe. Ariko tugumye ku rugero rwa siporo cyangwa se rwa gym, ubwo biragusaba gushaka inshuti nshya muri gym cyangwa se umucoach uzagufasha kugira ngo akugeze muri ako kamenyero gashyashya ushaka gukora. Hanyuma W ya kane ni when, ni ryari, ni nona witegereza. Kuko ushobora kuvuga ngo uzategereza kuwa mbere akagera wagiye mu bindi bintu, ariko ukimara kwakira iyo nkuru cyangwa se kumva ayo makuru, ukumva umutima wawe urakubwira ngo hinduka, ni byiza ko uhita utangira ako kanya. Ushobora kudahita uhindura ibintu byose ako kanya, ariko intambwe ku yindi, gira icyo ukora, tangira none. Niba rero wiyemeje kureka inzoga, kuko ari rwo rugero twafashe, ukaba wiyemeje kuzireka cyangwa kuzigabanya, ukaba wiyemeje kubisimbuza siporo cyangwa se gym, tangira uyu munsi. Byibura ushaka amakuru ya gym uzakoreramo, ushake se imyambaro, niba nta myambaro ya siporo usanzwe ufite, utangire mbega ubitekerezeho, wibihirikira hirya utabitangiriyeho uyu munsi ngo utangire ubikoreho. W ya gatanu ni where cyangwa how. Umaze gufata imyanzuro, umaze guhitamo kujye gutangira nonaha, ariko so uzabikorera hehe, uzabikora gute? Wamaze gutangira gutekereza nyine aho uzakorera siporo, ugomba gutangira kuvuga uti wenda nzajya njya muri gym runaka, cyangwa se hari groupe runaka namenye, kuko muri when washatse amakuru, hari groupe runaka namenye ikora siporo, nzayiyungaho ikora igihe iki n'iki, nzajya mbikora gute nkurikije schedule yanjye cyangwa se gahunda yanjye y'umunsi, amasaha ya mbere meza yabaya,
wenda kwa kuri gusimbuza akabari gym ya masaha uvuye mu kazi aho wakagiye mu kabari uzajya muri gym, ese gym wahisemo izo saha hari kubiki ushaka gukora iki, ibyo ngibyo ukabinoza neza ukabimenya, kuko bizagufasha kwinjira nyirizina muri ya ntego wiyemeje yo kureka akabari cyangwa se kugabanya inzoga kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi twarebeye hamwe ingingo ya 5 cyangwa se inkingi ya 5 y'ubuzima buzira umuze, ariyo yo kwisobanukirwa, aho twabonye yuko umaze kumenya amakuru atuma wisobanukirwa uba ukwiye gufata umwanzuro uganisha ku mpinduka. Twabonye yuko kugira ngo umwanzuro uganisha ku mpinduka ubashe kuwugeraho nk'uko bikwiye bigusaba kuba ufite plan cyangwa se ingengabihe isobanutse, aho uyu munsi twakoresheje urugero rwa 5W, aho ari ibibazo 5 ukwiye kwibaza mu gihe urimo gukora iyo plan cyangwa se iyo ngengabihe uri bugendereho muri izo mpinduka zawe. Uyu munsi twarebeye hamwe, twafashe urugero kugira ngo ibintu bibashe kumvikana ku muntu wifuza kureka cyangwa se kugabanya inzoga kujya mu kabari, aho twabonye yuko ushobora kubisimbuza gym, gukora siporo, none muri ya masaha usanzwe ukoramo cya kintu wamaze kubona ko ari kibi ku buzima bwawe ukajya ukora noneho icyo wahisemo wabonye cyaba ari cyiza ku buzima bwawe. Aho twabonye yuko ibyo bibazo 5 bishobora kugufasha kunoza imyiteguro mu gihe ushaka gutangira neza izo mpinduka, aho ibyo bibazo 5 twabonye ari byo why, kuki nshaka guhinduka, what, ni iki nshaka gusimbuza, who, ninde nzagendana nawe, when, ni ryari nzatangira, where cyangwa se how, nihe cyangwa se ni gute nzakora iyi gahunda yanjye y'impinduka. Nizere yuko ibi twaganiriye biri bugufashe cyane ko nubwo turi mu mpera z'ukwezi kwa mbere, imyanzuro wenda cyangwa ibyo wari wiyemeje mu mpera z'umwaka ushobora kuba utari wabitangira, cyangwa se warabitangiye ariko wagera mu minsi 15 mu 20 kumva utangiye kudohoka. Biraza kugufasha kongera gusubiramo neza urebe aho byapfiriye ukoresheje izi 5W, bigufashe gukora noneho plan izatuma ugera ku mpinduka zihoraho cyangwa se impinduka za burundu ziganisha kuri bwa buzima buzira umuze. Niba wabanye natwe wakunze ikiganiro, kanda like. Niba turi kumwe ariko ukaba utarakanda subscribe, ndakwinginze nyaboneka kanda subscribe. Muri comments tubwire icyo wifuza ko tunoza mu biganiro tukugezaho cyangwa se icyo wifuza ko twazaganiraho. Sangiza abandi kugira ngo nabo bamenye iyi channel maze umuryango wacu wa Gahinga Harmony waguke. Umunsi mwiza.